Teka itabwira Mose ati ibyo bintu rero iyi nsinzi yanyu yandikwe ibe urwibutso kandi ubyumvishe Yosuwa yuko noneho abamareki mpagurukiye kubarwanya ntibazongere kwibukwa munsi y'ijuru kundi. Ngo Mose yubaka igicaniro ngo akita ngo Uhoraho cyangwa Uwiteka n'ibendera ryanjye. Ariko yewe bwira mugenzi wawe uti humura Uwiteka n'ibendera ryacu. Muri iyo Bibiliya mufite haravuga ngo ni Yehova Nisi. Ni Yehova Nisi, Uwiteka n'ibendera ryanjye. Bishaka kuvuga aravuga ngo Uwiteka n'ibendera ryanjye, ngo kandi nzahora ndwanya abamareki iteka ryose. Ngo ntibazasubira kwibuka. Reka nkubwire, Uwiteka ahora kuneshereza abamareki. Bafite iyo binjirira, erega binjira mu buryo butandukanye. Iyo baca ni henshi, ariko humura Imana yarirahiye ngo izahora irwanya abamareki iteka ryose. Izaba kuneshereza abamareki. Haleluya. Bishaka kuvuga iki? Iyo Mose yamanikaga amaboko kwari ukuvuga ngo kwari uguhamya imbaraga z'Imana ziko zimanuka. Bati ntacyo. Nta na kimwe yigeze ahabwa ntacyo. Icyo gihe rero Hamani nawe yarageze hanze aje gusaba Morodekayi ngo bamubambe. Umwami arabaza ati ariko ubundi imbere hanze hari indi. Baramubwira bati uri hanze ni Hamani winjiye. Umwami ati nimumubwire yinjire. Umwami Hamani arinjira. Yinjiye umwami aramubwira ati se Hamani reka nkwibariza akantu. Uwo mwami ashaka akunze kubaha yamukorera iki? Muri ibi twasomye ngo umwami yifuza guha icyubahiro yamukorera iki? Hamani aribaza ati se hari uwundi muntu watekerezwa usibye yewe? Ati mwami reka mbikubwiza iby'ukuri. Umwami ati ngaho mbwira. Uwo mwami ashaka guha icyubahiro, yifuza guha icyubahiro, uwo mwami akunze kuba ubwa mbere areba umwenda w'ubwami akawumuha, akareba ifarashi akayitamiriza ikamba ry'umwami akayimushyiraho, yarangiza bakamujya imbere. Umuntu mukuru akaba ari umujya imbere agenda avuga ngo akamuzengurutsa mu murwa mu muhanda mukuru. Iyo bavuze umuhanda mukuru n'umwa amamodoka, namwe murabizi umuhanda mukuru urimo amamodoka, urimo abanyamaguru, urimo amapikipiki, urimo ibintu byose, abantu bose akamuzungurutsa mu murwa hose akagenda avuga ngo nguko uko umwami agenza uwakunze kubaha ko ndi umuyuda. Haleluya. Burya rero abayuda bagira amategeko yabo. Imana idufashe cyane. Abakristo rero bagira uko bagenda. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Haleluya. Hamani. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV. Hesha Morodekayi icyubahiro. Muri iryo joro umwami ntiyabasha kugoheka, maze ahamagaza igitabo cy'amateka y'ibyo ku ngoma ye, barakimusomera. Basanga ahanditse ko Morodekayi
ari we watahuye umugambi wa Bigitini na Tereshi, ibyegera by'umwami by'inkone bishinzwe kurinda ingoro. Uwo mugambi wari uwo kwivugana umwami Ahasuwaresi. Umwami arababaza ati, mbese hari ishimwe n'icyubahiro Moridekayi yahawe kubera icyo gikorwa? Aba batoni b'umwami bashinzwe kumuba hafi baramusubiza bati, ntabyo yigeze ahabwa. Umwami arongera arababaza ati, ninde uri mu rugo? Ubwo Hamani niwe wari ugeze mu rugo ikambere, azanywe no gusaba umwami ko bamanika Moridekayi ku giti bari bashinze. Abatoni b'umwami baramusubiza bati, ni Hamani. Umwami ati, nimumubwire yinjire. Umurongo wa 6. Hamani arinjira, umwami aramubaza ati, nakorera iki umuntu nifuza guhesha icyubahiro? Nuko Hamani aribaza ati, mbese hari uwundi muntu umwami yakwifuza guhesha icyubahiro utari jye? Umurongo wa 7. Nuko asubiza umwami ati, nyagasani, uwo muntu wifuza guhesha icyubahiro umwambike umwambaro wawe wa cyami, umuzanire ifarashi ugendaho, bayitamirize ikamba rya cyami ku mutwe. Umwe mu bikomangoma byawe bikomeye umushinge kuzana uwo mwambaro n'ifarashi. Uwo muntu umwami yifuza guha icyubahiro bamwambike uwo mwambaro, bamwurize iyo farasi, bamutambagize umuhanda mukuru w'umujyi, maze bagende batangaza bati, nguko uko umwami agirira umuntu yifuza guhesha icyubahiro. Umurongo wa 10. Nuko umwami abwira Hamani ati, ihute ufate umwambaro n'ifarashi, maze ibyo uvuze ubigirire wa muyuda witwa Moridekayi ukora aho binjirira bazi ibwami. Ntugire ikintu na kimwe wirengagiza muri ibyo uvuze. Hamani ajya kuzana umwambaro n'ifarasi, awambika Moridekayi, amwuriza ifarasi, amutambagiza umurwa, anyuze mu muhanda mukuru akagenda imbere ye atangaza ati, nguko uko umwami agirira umuntu yifuza guhesha icyubahiro. 12. Nyuma y'ibyo Moridekayi asubira mu kazi ibwami, naho Hamani aboneza inzira igiwe yubitse umutwe afite ikimwaro. Agezeyo atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho. Abajyanama be n'umugore we baramubwira bati, Moridekayi watangiye kugutesha agaciro ubwo ari umuyuda, ntukimushoboye, ahubwo uzarushaho guta agaciro imbere ye. Muri Bibiliya yanyu haravuga ngo ubwo bimeze gutyo uzagwa imbere ye.
niko bimeze gutyo uzagwa imbere ye. 14 bakivugana nawe ibyegera by'umwami biba birahageze bijyana Hamani huti ngo ajye mu gitaramo Esiteri yari yateguye. Uwiteka adufashe dusenga Imana. Mana turagushimiye abagaragu n'abaja bawe baje mu nzu yawe, uvugane na buri uwo ari we wese, kandi uwageze hano umubere igisubizo, umugirire neza. Abarushye uyu munsi baruhurwe, abagukeneyeho ubutabazi uyu munsi ubatabare, bahurine gutabara kwawe kuko uri Imana igira neza. Abarwaye ndetse ubakize, n'abashonje ubahaze, n'abakomeretse ubahumure, abafite ibibazo bose ubagirire neza, ubaruhure mu mitima. Urakoze kubyemeye, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndagira ngo rero mumfashe mbaramutse nanone, kandi muri uko kuramukanya murabimfashamo. Uhindukirire mugenzi wawe, nukuri umwitegereze wishimye. None ashaka umukore mu ntoki nta korona igihari. Hanyuma rero umubwire ibyo mvuga, ugenda ubisubiramo. Umubwire ngo mwene data, humura, turabo mu bwoko burinzwe n'Imana, ibyawe iraje bigenze neza, kandi igihe kiraje kugira ngo igutabare. Haleluya. Iryo ni ryo jambo tuza kuganira. Bafitiye inkuru nziza. Humura, turabo mu bwoko burinzwe n'Imana, ibyawe iraje bigenze neza, kuko igihe cyo gutabarwa kwawe cyageze. Twongere duhe Imana icyubahiro. Dusomye amagambo ari muri kino gitabo cya Esiteri. Ndabizi neza yuko abenshi muri mwebwe iki gitabo mwaragisomye. Izi nkuru si ubwa mbere muzumva, yemwe nanjye ugiye kubivuga si ubwa mbere mbyigisha, si n'ubwa mbere nanjye mbyumva, ariko muri kino gihe byarasubiye biramfasha. Haleluya. Hanyuma bimfashije ndavuga ngo nzaza namwe tubifatanye, ndusheho gufashwa ndi kumwe namwe. Imana yacu ishimwe cyane. Esiteri yabayeho mu gihe cyari kiruhije cyane ku bwoko bwawe bw'Abayuda. Bari bamaze gutatanira mu bihugu bitandukanye, ariko ahangaha bari mu gihugu cy'Ubuperesi, kandi mu bigaragara ntabwo bari bafashwe neza, kuko burya biragora ko abanyamahanga bafatwa neza 100% mu bihugu byinshi ntabwo bibafata neza. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, uwitwa Morodekayi w'Umuyuda yari umwe mu bantu bo mu bakozi b'ibwami, ariko atari mu mwanya uhambaye cyane. Yakoreraga hariya ku irembo ry'ibwami.
kubera yuko Imana yari imufiteho umugambi. Burya rero iyo Imana igufiteho umugambi igutegurira utari wabimenya. Imana rero hari icyo yashakaga kuzamukoresha. Mu gihe yari aho ngaho ku irembo, ni nabwo umwami w'Ubuperesi yagize ikibazo. Umugore we yari afite ngo aramusuzugura. Mu mategeko y'iwabo no ku muco w'iwabo wabivugaga, umwami yagombaga gushaka uwundi w'umwamikazi. Mu gihugu cyose batoranya abakobwa beza ngo bazajye kumurikirwa umwami, azahitemo uzaba umwamikazi. Esiteri rero ubundi yari umwana w'imfubyi, ariko yarerewe kwa Morodekayi wari se wabo, amuha uburere bwiza. Iyo dusomye Bibiliya itubwira yuko Esiteri yari na mwiza. Hanyuma rero Morodekayi nawe aragenda biganira na Esiteri, aramubwira ati nawe genda ujye mu bandi bakobwa bazamurikirwa umwami, ahari nawe wazatorerwa kuba umwamikazi. Ntabwo byari byoroshye. Muri icyo gihugu hari harimo abandi bakobwa beza, ariko ikibazo buriya ni niki: abakobwa bose babaga batoranijwe kujya kumurikirwa umwami, babajyanaga ibwami, umwami bakabanza kurara ibwami, bagiye batunganijwe bameze neza. Hanyuma umwami watumiye akagenda akararana n'umwami. Noneho ikibazo ni iki: Morodekayi kohereza umwana we yakundaga Esiteri ngo ajye kurarana n'umwami, kandi atazi yuko nibanararana azamufata ari we azaba umugore we. Ubusugi bw'akabutanga. Ubwo Morodekayi yari yatekereje neza. Icyo si ikibazo. Hari uwakohereza umwana we ngo nagire, atazi yuko azanafatwa. Ariko ikintu cyabiteye Morodekayi ndagira ngo nyikubwire. Icya mbere, Esiteri yari mwiza. Niyo adatoranywa na Morodekayi, wenda yari gutoranywa n'abandi, kandi bakamufata bakamujyanayo, Morodekayi atabigizemo uruhare. Icyo yarakibonaga ni kimwe. Ariko ikintu gikomeye nyamukuru ni uko Esiteri Imana yari imufiteho umugambi mu gihe kizaza cyuko ari we uzavugira ubwoko bwabo bw'Abayuda, akabakiza akaga bazaba bagezemo. Iyo Imana igufiteho umugambi ijya igutegura hakiri kare. Haleluya. Igihe kigeze rero Esiteri agiye nawe kumurikirwa umwami, Bibiliya iravuga ngo umwami amubonye aramushima. Haleluya. Ngo amurutisha abandi bagore bose. Cyo ni igitangaza. Reka nkubwire ikintu kimwe. Imana ishimwe. Reka nkubwire. Burya Imana
ishobora gufata umuntu wari uri hasi aciye bugufi cyane ikamuzamura ikamushyira hejuru. Gufitiye inkuru nziza. Humura ni wubaha Imana izakuzamura kandi izagushyira hejuru mu gihe gikwiriye. None se ntijya ibikora? Uribuka Daniel na bagenzi be Sadarake na Meshake na Abedinego, ari abantu bari abanyagano mu gihugu cy'i Babuloni, ngo umwami arabazamura abari bo baba batware muri icyo gihugu, kandi bari abantu bari basuzuguritse mu gihugu. Ndagira ngo mubwire ngo humura, niba wubaha Imana nayo izakubahisha. Niba wubaha Imana izakuvanaho igisuzuguriro. Hindukira ubwire mugenzi wawe uti Uwiteka akuvanyeho igisuzuguriro cya Satani. Igisuzuguriro cya Satani, kuko Imana ifata abaciye bugufi ikabazamura. Uribuka Yosefu, umunyagano wari ugiye wari muri Egiputa, ageze kwa Farawo avuye mu nzu y'imbohe, atari umuntu wari kumenyekana no kugira agaciro na kamwe. Uwiteka aramuzamura amuha agaciro. Sinshaka kuvuga ibyo cyane, ariko ngo umwami avana impeta ye ya cyami ayambika Yosefu, avanamo umwenda we wa cyami awambika Yosefu, avanamo umukufi wa zahabu awumwambika mu ijosi. Bisobanurwa ngo nguhaye ubutware, nguhaye ubutware, ntawe uzakuruta muri kino gihugu. Umva uko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha, ngo nicyo gituma nagusiza amavuta yo kwishima, kakuzamura, kakurutisha bagenzi bawe bose. Umva nkubwire, tega amatwi nkubwire, nugendana n'Imana izagusiga amavuta yo kwishima, izakurutisha bagenzi bawe bose. Haleluya! Izakurutisha bagenzi bawe bose, izagusiga amavuta yo kwishima. Imana izamura Esiteri ngo atorerwa kuba umwamikazi. Haleluya! Umunyagano w'imfubyi irakazamurasha. Humura, ni ubupfubyi bwakuzengereje, ni ubukene bwakuzengereje, ni ukudahabwa agaciro n'abantu byakuzengereje. Imana izabikumaraho, izakuzamura mu gihe gikwiriye. Jya ubana nayo yubahe, izakugirira neza. Tuyihe icyubahiro. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ikindi kintu kiryoshye. Bwira mugenzi wawe uti tega amatwi twumve ikintu kiryoshye. Haleluya! Esiteri amaze kuba umwamikazi, Morodekayi aho yari ari ku irembo, noneho aza kumenya umugambi mubi inkone z'umwami cyangwa abagaragu b'umwami barindaga ingoro ye bari bafite wo kwivugana umwami n'uwo kumwica. Hanyuma rero Morodekayi ahita noneho aburira umwami, abicisha kuri Esiteri kuko yari yabaye umwamikazi. Urumva icya mbere? Urumva impamvu Esiteri yagiye hariya?
ubundi mbere se Morodekayi yari kuzabicisha hehe? Burya rero nta muntu ujyana message nziza nk'umudamu. Iyo umudamu yabyemeye abivuga neza, kandi iyo abivuze neza nta kabuza birasohoka. Haleluya. Abimucishaho, noneho ngo byandikwa mu gitabo cy'amateka ngo kugira ngo bitazibagirana. Icyo byari bigamijwe n'iki? Impamvu nakubwiye ngo ni akantu keza, aho hari hakubiyemo ibanga rikomeye, kuko igihe nikigera kwibukwa kw'abayuda kuzashyika, hanyuma bazatabarwe, bitewe nuko Morodekayi yamenye ikintu gikomeye, aburira umwami. Umwami ntiyaba, ababisha be ntibaba bagishoje umugambi wabo, awuburizamo. Nta kabuza rero icyo kintu kizaba iturufu yo kuzakiza ubwoko bw'Imana. Burira rero hari ikintu Imana yakubikiye, n'inzira izacamo ikagutabara, ikagukiza nukomeza kubana nayo. Ariko wabwiye umugenzi wawe uti izantabara, nta kabuza. Nta kabuza izagutabara nubana nayo, nuyubaha izagutabara. Haleluya. Ikindi cya kabiri, iyo neza Morodekayi yaragiriye umwami, ntago yahise yibukwa ngo amuvane hariya ku irembo. Ntuzibaze ngo iteka nukomeza gukora ibyiza ngo aka kanya ngo buracya byose ngo byatunganye. Bishobora kumara n'imyaka 5, 10, 20. Umunsi umwe ku Mana ingana n'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ingana n'umwaka umwe. Ariko ubitegereze ntago bizahera, kugutabara ko izagutabara, kuko Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo mwakoze. Ibyo uzakora ntago bizibagirana na gato, ibyo uzafasha abantu bizibagirana, ibyo uzakorera umuntu azibizibagirana. Mugenzi wanjye niwe twaganiraga hariya, uko abantu bibagirwa, aravuga, arambwira akantu nanjye akamfashisha, nanjye reka nkababwira aka kanya. Arambwira ngo amateka wagiranye n'Imana ayo ngayo ntago ajya yibagirana. Haleluya. Byose jya ukunda kugirana amateka n'Imana, uzajya wibuka ibyo yagukoreye, ibyo yagufashijemo, uko yagiye guta. Burya nugirana amateka n'abantu bizibagirana, nubiraho bizibagirana, ariko amateka wagiranye n'Imana, je baba we, ni igitsikamutima gikomeye cyane. Mana ishimwe. Haleluya. Hanyuma rero muri icyo gihe Morodekayi amaze kuburira umwami, ariko noneho azamura umugabo witwaga Hamani. Hamani muramuzi? Hamani aramuzamura mu intebe ziruta izindi mu Buperesi, amugira umuntu ukomeye cyane. Atanga n'itegeko ngo hazajya agera abantu bakamubona, bazajye bamwikubita imbere, bamupfukamire bamwikubita imbere. Reka rero azagirana ibibazo na Morodekayi w'Umuyuda. Morodekayi yanga kumwikubita imbere. Abantu babwira Hamani bati, Hamani, uyu Muyuda kadakwikubita imbere. Babajije Morodekayi bati, kuki wowe utabikora? Aravuga ati, jewe ndi Umuyuda, nta kindi dupfukamira, nta kindi dushyira imbere nawe, kuko ndi Umuyuda. Haleluya. Burya rero Abayuda bagira amategeko yabo. Imana idufashe cyane.
abakristo rero bagira uko bagenda. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Haleluya. Hamani agumana inzika mu mutwe ya Morodekayi, yamureba akamurya. Kuko rero Hamani yari amaze gukomera cyane, ari we minisitiri w'intebe. Aragenda asangwa umwami, aramubwira tumva rero umwami, ahangaha hari ubwoko bita Abayuda, ntabwo yabuvuze, hari ubwoko bumwe abantu bamwe. Abo bantu bagira amategeko yabo, ntabwo bakora ibyo abandi bose bakora. Bafite uko bitwara guteye ikibazo. None umva, uburenganzira tubatsembi n'ibyabo byose, n'abagore babo n'abana babo n'amatungo yabo tubamareho. Nanjye icyo nkora, ndazana amafeza inzovu, ubwo byari amatoni 340 by'amafeza, mbishyire mu bubiko bw'ubwami. Ubwo byasimburaga imisoro, kugira ngo umwami yumve ko nababura ntacyo azabura, kuko byasimburaga imisoro bari kuzatanga. Ndabishyiramo, hanyuma nanjye ubangabize, duce iteka tubarimbure. Umwami ati ntacyo wasaba ngo nyikwime, ndabaguhaye. Iteka riracibwa, inzandiko zirandikwa, bandika igihe, umunsi umwe gusa, ngo bazabatsembe bose bazabarangize. Ariko rero ndagira ngo nkubwire ngo humura, hari umugambi shitani agira wo kurangiza abantu bi, ariko turi ubwoko burinzwe. Haleluya. Hamani ntago yabimenye yuko abo yikomye ari ubwoko burinzwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzabakoraho azaba akoze mu mbone y'ijisho ryanjye. Bana ishimwe. Kira mugenzi wawe tuza gukoraho azaba akoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Azagira uwibeshya gusa, uza gukoraho azaba akoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Inkuru rero iragenda igera kuri Morodekayi n'Abayuda bose. Inkuru ibagwa nabi. Morodekayi yambara ibigunira, ajya ku irembo ry'umwami. Abayuda bose bacika intege, kuko umunsi wo kugira ngo barangire n'ibyabo n'abana babo, nta kuntu babonaga icyo kintu gishobora kuvaho. Morodekayi abaho ngaho ku irembo, ntiyashoboraga kwinjira. Ariko umwami kazi Esiteri arabimenya yuko se wabo ari ku irembo, nta myenda cyambara, atakirya atakinywa. Atuma umugaragu we ati genda umundebere, umushyira imyenda, umubaze ngo ni ibiki, niki cyabaye. Umugaragu we aragenda avugana na Morodekayi. Morodekayi aramubwira ati ibyacu byarangiye, dore iteka urishyira umwamikazi, bavuze yuko tugomba gutsembwa tugashira. None rero ubu ngubu icyatumye uzaho ngaho mwamikazi, genda ujye ibwami uhakirwe ubwoko bwanyu, tweye kurimburwa muri bene ubwo buryo ngo dushire. Yebawe, inkuru igeze kuri Esiteri aravuga tumvaje, ntabwo bikunda cyane, kuko umuntu ujya ibwami n'uwo umwami yahamagaye, kandi umwami ntiyampamagaye. None Morodekayi ndaca hehe? Morodekayi ati bikore, kuko nutabikora, impamvu uri aho ngaho ni ukugira ngo ukore igikorwa nk'icyo. Niba utabikoze, Abayuda ntibazabura gutabarwa,
ariko wowe n'inzu yawe muzarimbuka. Banyakaciro, mbafitiye inkuru nziza. Uko byagenda kose, muntu w'Imana uri hano n'abanyumva abandi bari kuri, ukomeje kubana n'Imana, uko byagenda kose ntuzabura gutabarwa. Bwira mugenzi wawe uti ntituzabura gutabarwa. Haleluya! Ntabwo tuzabura gutabarwa. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya! Ntabwo tuzabura gutabarwa. Esteri none arabwira atuma kuri Moridekayi ati kugira ngo rero mbikore, bwira abayuda bose biyiriza ubusa iminsi 3, nanjye n'abaja banjye turabakora uko, hanyuma nzasanga umwami. Bariyiriza bakora amasengesho. Esteri amaze gusenga n'abayuda bose biyirije ubusa, agenda ajya ibwami. Nubwo atari umunsi we yatumiwe, kandi itegeko ryavugaga yuko uzaza umwami atamuhamagaye azapfa, ariko kuko Esteri yari ayobowe n'umwuka wera, yamwigishije nuko aza kuza kwitwara nuko avuga, yamaze kumuha igikundiro kidasanzwe. Reka nkubwira akantu pe kandi ni keza, tega amatwi ukumve, tega amatwi wumva akantu keza ngiye kukubwira. Ni ukuri ni wubaha Imana izaguha igikundiro kidasanzwe. N'abatashoboraga kukwakira batazakwakira, naho utashoboraga kwinjira bazahinjira, uzahinjira. Aho batashobora kugukingurira bazagukingurira. Mana we, haleluya! Bazazikingura se ko bazazikingura? Kuko Yesu yaragukinguriye. Ngo yakinguye ntawe ukinga, niyo yakinze ntawe. Duhe Imana icyubahiro sha. Umwami akimubona amutunga inkoni, amutunze inkoni aramubaza ati mwami kazi Esteri, urashaka iki ngo nkiguhe niyo cyaba igice cyose cy'igihugu cyanjye, icyo washaka cyose nakiguha. Esteri aramubwira ati nyagasani, niba nkugiriyeho umugisha, niba ngutonnyeho, haleluya, emera wemere unyemerere witabira ubutumire bwanjye bw'inkera nateguye, maze uyizananemo na Hamani. Umwami ati byihuse, nibiba uko Esteri abishaka. Haleluya! Nimuhamagare Hamani tujye mu nkera Esteri yaduteguriye. Bahamagara Hamani igikubikubi, arishima yuko aje mu nkera y'umwamikazi. Bajyamo, bageze mu nkera umwami arongera abaza Esteri ati vuga rero icyo ushaka tukiguhe, kuko ntacyo wabura kose, nta na kimwe wabura na kimwe usabye, kuko unezeza. Esteri ntiyakivuga, ahubwo umwami aramubwira, Esteri aramubwira ngo umva rero umwami, nimba ngutonyeho ndagira ngo wongere unyemerere, nateguye iyindi nkera ejo, ahubwo uzayizanemo na Hamani. Hanyuma muri iyo nkera niho nzakubwirira icyo naguteganyirije. Ariko ubundi mbere Hamani nigeze mubabwira, ndagira ngo mukubwira umwumva umusobanukirwe gato. Hamani ni umwuzukuru wa Agagi, umwami w'Abamaleki. Abamaleki rero bari abanzi b'Imana. Kuki bari abanzi b'Imana mbega? Muzi inkomoko yabyo. Nuko
abisirayeli ubwoko bw'Imana igihe bavaga muri Egiputa abamaleki barabarwanije kandi bari barushye bananiwe bagenza urugendo rurerure. Abamaleki babafatirana n'umunaniro babicamwe abasaza basigaraga inyuma batabasha kwihuta, babicamwe abakecuru, babicamwe abana batoya. Imana birayibabaza. Mose aragenda ajya ku mpinga y'umusozi afata inkoni akazamura ukuboko, yazamura Yosuwa yari ayoboye urugamba abisirayeli bakanesha. Yananirwa mu kuboko yasubiza hasi abamaleki bakabanesha. Hanyuma Aroni na Uri bafata Mose bamwicaza ku ibuye, umwe afata ahangaha undi afata ukundi kuboko, noneho bazamura amaboko, noneho abisirayeli banesha abamaleki. Uwiteka ahita abwira Mose ati ibyo bintu rero, iyi ntsinzi yanyu yandikwe ibe urwibutso kandi ubyumvishe Yosuwa yuko noneho abamaleki mpagurukiye kubarwanya ntibazongere kwibukwa munsi y'ijuru kundi. Ngo Mose yubaka igicaniro ngo acyita ngo Uhoraho cyangwa Uwiteka n'ibendera ryanjye. Ariko yewe bwira mugenzi wawe uti humura, Uwiteka n'ibendera ryacu. Muri iyo Bibiliya mufite haravuga ngo ni Yehova Nisi. Ni Yehova Nisi, Uwiteka n'ibendera ryanjye. Bishaka kuvuga aravuga ngo Uwiteka n'ibendera ryanjye, ngo kandi nzahora ndwanya abamaleki iteka ryose, ngo ntibazasubira kwibuka. Reka nkubwire, Uwiteka ahora kuneshereza abamaleki. Bafite iyo binjirira, erega binjira mu buryo butandukanye, iyo baca ni henshi, ariko humura, Imana yarirahiye ngo izahora irwanya abamaleki iteka ryose, izaba kuneshereza abamaleki. Haleluya. Bishaka kuvuga iki? Iyo Mose yamanikaga amaboko kwari ukuvuga ngo kwari uguhamya imbaraga z'Imana ziko zimanuka zije kurwanirira abantu bubaha Imana, zije kurwanirira ubwoko bwabo. Ndagira ngo mbabwire, ndagira ngo ubyumve neza. Banza uhagarare neza nijuse nkubwire neza. Ni muhumuri. Uwiteka, imbaraga z'Uwiteka zimanukiye kurwanirira abamwubaha ubwoko bwawe. Niko byavugaga. Haleluya. Ye baba we. Ni muri urwo rwego rero noneho inkera ya kabiri bamaze kubugira iyo nkera, babajije Esiteri baturavuga iki ati ndashaka iyindi nkera ya kabiri, ariko uyu munsi ukayizanamo na Hamani wenyine. Simbabwira nzabibabwira ejo muzanye. Ese kubera iki Esiteri atahise avuga ikimuri ku mutima n'icyamushenguraga? Ntibabwire, ni ibintu bitatu. Tega amatwi mu byumve. Haleluya. Ibintu bitatu. Icyambere, ntabwo umutima w'umwami wari witeguye kwakira muri ako kanya ubusabe bwa Esiteri bwo kugira ngo Hamani yicwe azira yuko atoteza ubwoko bwabo, kandi ntabwo wari witeguye kugira ngo yicwe cyangwa kugira ngo uwo mugambi uburizwemo watewe makashi y'umwami muri ako kanya. Yabanzaga kureka bikabanza bigategurwa,
ugira ubwenge urebe igihe gikwiriye cyo kugira ngo umuntu yakire mu mutima ibyo uramubwira. Ari igihe umuntu aguhakana ibintu kubera yuko bimusabye mu gihe kitari cyo. Icyo ni icyambere. Babwira icya kabiri, muri iyo nkera ya mbere abagaragu b'umwami bose bari bamukikije, ntabwo Esiteri yari kuvugira hagati yabo ibyo ashaka yuko Hamani ari we mubisha bawo ubarembeje ngo umwami agire icyo ahita amutwara, kuko abagaragu be wenda hari kubonekamwo abarwanya ijwi rya Esiteri. Arabanza arareka ati ahubwo muzazane mwembi muri babiri ejo, nta bandi babiri nta bandi benshi bahari, yenda b'inshuti za Hamani. Icyo ngicyo ni ikindi nacyo cyari icyangombwa. Icya gatatu rero rurangiza, Esiteri yari yategereje yuko Hamani azakora amakosa akomeye, akaba ariyo aba ikimenyetso gikomeye gifatika, azereka umwami yuko wa muntu ari umuntu mubi yashakaga kubatsemba. Kuko abantu benshi, abantu bizi iby'amategeko barabizi, abacamanza ntago bemera amagambo masa atagira ibimenyetso. Ntawe ubikwemerera, bagombaga kubona ibimenyetso. Hanyuma rero iyo ntera irangiye, Esiteri asabye yuko bucya baratumiza iyindi nkera bakazamo ari babiri. Hamani arataha rero. Ageze mu rugo abwira umugore ati ngo, ariko akigera ku irembo aca kuri Morodekayi. Nanone Morodekayi ntiyamwikubita imbere, ataha ababaye cyane. Ageze mu rugo ahamagara umugore we, ahamagara inshuti ze, atumva rero ubu mumbona ndi umuntu w'umutunzi cyane, nagize ubutunzi, mfite icyubahiro, umwami yarankujije. Cya gatatu, mfite abahungu 10. Muri icyo gihugu cyabo kugira abana b'abahungu byari ishema, n'umwami ngo igihugu cyarakubahaga n'umwami akakubaha. Ariko umuntu ubangamiye muri ibyo byose ni umuyuda Morodekayi hariya ku irembo ry'umwami. Kandi ubwo ambangamiye, ejo natumiwe yewe jyenyine n'umwami mu nkera y'umwamikazi yadutumiye. Urumva ukuntu nkomeye? Ariko nkambangamiwe n'uriya muyuda. Umugore we n'inshuti ze batari ku bundi arinda kukubangamira kubera iki? Umva rero tukubwire, aho kuzajya mu birori by'umwamikazi mu butumire bw'udatuje, mu gitondo nibashinga igiti hariya kirekire, ugitegure neza, hanyuma uzagenze mbere yo kujya mu nkera y'umwamikazi ubwire umwami aguhe Morodekayi, maze umubambe ku giti. Numara kumubamba ku giti, uzajye mu nkera y'umwamikazi utuje. Hamani ati ibyo ngibyo uko ikibazo kirakemutse. Ariko ze cyari gikemutse, ahubwo ayobewe yuko yikomye umuntu uri mu bwoko bw'Imana burinzwe. Yeka mbabwire, aragowe umuntu kwikoma kandi wubaha Imana, ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba. Umuntu wikoma, umuntu yewe we aragowe. Hamani rero abigenjeje ku giti, baragishinze, mu gitondo aragiye. Ariko naho iryo joro umwami yabuze ibitotsi, ntiyaraye, tugagohetse ngo mu gihe yarabuze ibitotsi
ngo ashaka ikintu, ngo aravuga aho kugira ngo atumize intore zimubyinire, aho kugira ngo atumize abagore beza baririmbe bamusinzirize, aho kugira ngo atumize abandi yabuze ibitotsi, ngo atumize igitabo cy'amateka. Umugaragu ugiye kukizana nawe, aho kugira ngo azane ibindi bitabo by'amateka byari bihari ari byinshi, biblioteke n'ibyari yuzuyemo, aho babika ibitabo, ngo azana igitabo kivuga ibya Morodekayi. Atari uko ari byo azi Morodekayi, ahubwo ari uko Morodekayi ari mu mugambi w'Imana, ahubwo ari uko igihe cyo gutabarwa cy'ubwoko bw'Imana cyari kigeze. Yewe humura, igihe cyo gutabarwa kwawe cyageze. Ariko ngera usubiremo uti igihe cyo gutabarwa kwanjye cyageze. Umwami barakimuzanira, asomye abona iyo nkuru, arabajije ati ariko uyu muntu Morodekayi wakoze ibi ngibi hari ishimwe yahawe cyangwa icyubahiro yahawe? Abatoni be baramubwira bati ntacyo, nta na kimwe yigeze ahabwa. Ntacyo. Icyo gihe rero Hamani nawe yari ageze hanze, aje gusaba Morodekayi ngo bamubambe. Umwami arabaza ati ariko ubundi imbere hanze hari indi? Baramubwira bati uri hanze ni Hamani winjiye. Umwami ati nimumubwire yinjire. Umwami Hamani arinjira. Yinjiye umwami aramubwira ati se Hamani, reka nkwibariza akantu. Uwo mwami ashaka akunze kubaha yamukorera iki? Muri ibi twasomye ngo umwami yifuza guha icyubahiro yamukorera iki? Hamani aribaza ati se hari uwundi muntu watekerezwa usibye jyewe? Ati mwami reka mbikubwize iby'ukuri. Umwami ati ngaho mbwira. Uwo mwami ashaka guha icyubahiro, yifuza guha icyubahiro, uwo mwami akunze kubaha, ubwa mbere areba umwenda w'ubwami akawumuha, akareba ifarashi akayitamiriza ikamba ry'umwami akayimushyiraho, yarangiza bakamujya imbere. Umuntu mukuru akaba ari we umujya imbere, agenda avuga ngo, akamuzengurutsa mu murwa, mu muhanda mukuru. Iyo bavuze umuhanda mukuru ni amamodoka, namwe murabizi umuhanda mukuru urimo amamodoka, urimo abanyamaguru, urimo amapikipiki, urimo ibintu byose, abantu bose. Akamuzungurutsa mu murwa hose, akagenda avuga ngo nguko uko umwami agenza uwo akunze kubaha. Haleluya! Umwami abwira Hamani ati noneho rero ibyo bintu nta na kimwe kibuze, zana umwenda w'ubwami, fata ifarasi bayitamiritseho ikamba ry'ubwami, maze uyimushyireho, umujyi imbere n'abandi bose, mugende muvuga ngo nguko uko umwami Morodekayi w'umuyuda wicaye ku irembo, mumuzane mumushyireho, maze mugende muvuga ngo nguko uko umwami agenza uwo mwami akunze kubaha. Ye baba we! Hamani rero nta kindi yari gukora, bazana Morodekayi, bamwuriza ifarasi, bamwambika wa mwenda, amucisha mu mujyi, agenda avuga ngo nguko uko umwami agenza uwo akunze kubaha, uwahaye icyubahiro. Ineza Morodekayi yagize iributswe.
ibyo uzakora byiza bizibukwa, imirimo yawe izibukwa. Haleluya! Kandi Imana izaguhindura, ahindurirwa amateka. Uwicaraga ku irembo adashobora kukandagira mo imbere arinjira, yambikwa ikamba, yambika umwenda w'ubwami. Reka mo nicyo nkubwira, nuyubaha izaguhindurira amateka. Wawe bwira mugenzi wawe uti Imana iduhinduriye amateka. Nituyubahe kuko turi mu bwoko burinzwe. Haleluya! Hanyuma rero birangiye ngo Morodekayi asubira mu kazi, ajya ibwami. Nyine ubwo ngubwo yabaye n'umuntu ukomeye. Hamani nawe arataha, ageze mu rugo ngo agenda amwaye, ngo yitwikiriye, niko Bibiliya itubwira. Ngo ageze mu rugo ahamagara umugore we na za nshuti ze, ati noneho rero urwo mbonye wa Muyuda, mvuye kumutambagiza umurwa, yambaye ikamba, yambaye imyenda y'umwami, mvuga ngo nguko uko agenze wakunze kubaha. Umugore we na za nshuti ze, ba bandi bavugaga ngo baze kumubamba babambe Morodekayi ku giti, ngo nibagishinga ariyo nama bamugiriye. Noneho baramubwira ngo Morodekayi n'uwo ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda, ntabwo uzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Ngufitiye inkuru nziza, humura bazagwa imbere yawe. Bana n'Imana bazagwa imbere yawe. Hanyuma muri ako kanya bakivugana, ngo ba batoni b'umwami za nkone ziza kumufata ngo zimujyane noneho muri cya gitaramo, muri ya nkera ya Esiteri. Agezeyo rero none Esiteri nawe yaje. Igitaramo kiratangiye, umwami ati mbere yo gutangira igitaramo turashaka rya jambo, mwamikazi Esiteri, icyo ushaka ni iki? Noneho rero niho agiye kukivuga. Murabizi ko mbere atakivuze kuri za mpamvu eshatu nababwiye. Abwira umwami ati mwami nyagasa, niba koko ngutornyeho, ndagira ngo ukize agatwe kanjye n'aka bene wacu, kubera yuko jyewe na bene wacu ubwa mbere twaraguzwe. Amafaranga warayakiriye kugira ngo tuzatsembwe. Umwami ati byakozwe nande? Esiteri ati n'uwo mugome Hamani, niwe uhagarariye ikibi muri kino gihugu, akoresha umwanya afite, ubushobozi wamuhaye kugira ngo atumareho jyewe n'ubwoko bwacu. Esiteri ntabwo yari yarigeze avuga ubwoko bwe, niho bari bakibwumva. Yari yarabuhishe kugira ngo, kuko bari abantu badakundwa. Noneho arabivuga, yabaye umwamikazi. Ati none wakiriye n'amafaranga. Umwami yumvise yuko byamenyekanye ko yakiriye ruswa, burya nta muntu udatinya ruswa. Aravuga ati burya wa mugabo Hamani yantaye mu mutego, nakira ruswa. Icya kabiri ati kandi warasinye kugira ngo ubwoko bw'Abayuda bushire. Umwami yumvise ko byamenyekanye yuko yasinyiye bamwe bo mu gihugu cye kugira ngo bicwe, kandi yakagombye kubashakira amahoro. Iyo ngiyo ni rashite, n'ubugwari. N'ubugwari burenze umuntu ufata abo yari akwiye kurinda, ahubwo akabamerera nabi. Burya ni ubugwari. Umwami aravuga ati se iki kintu nakivanaho nte?
ararakara ngo arasohoka ajya mu busitani gutembera, arakaye yabuze umujinya umujujubije. Esiteri asigara aho ngaho na Hamani. Hamani abyumvise agira ubwoba, yikubita imbere ya Esiteri mu ntebe arigaragura. Umwami aba arinjiye ati noneho karabaye n'ukuri, namwe nimurebe rya yigabo, ubuze kirashaka kumfatira umugore kandi ku ngufu. Ako kanya umwe mu nkone z'abaraje ati nimurebe. Inkone y'iti kandi uyu mugabo Hamani yasize amanitse igiti, ahagaritse igiti mu iwe ngo kugira ngo baze kukibambaho Moridekayi. Ati kandi urabyibuka ko ari we wakuburiye kugira ngo abandi batakwica. Umwami ati noneho nimujye kukibambaho Moridekayi. Prito nimujye kujya no iryo jambo nimurifate, nimujye kukibambaho ha. Hanyuma uhereye none ubwoko bw'Abayuda, Esiteri wowe ufite impeta yanjye, yari yamuhaye impeta ye y'ubwami, kubitaho amakashi ukoresheje impeta yanjye, maze ibyo bintu byose bihinduke, kandi uzabakoraho muzitabare, ubwo nanjye nzaba ndi hafi. Imana yacishijwe cyane. Oho, ibya Hamani rero birarangira. Imana yari irahengwa izahora irwanya Abamaleki ngo kugeza igihe batazajya bibukwa mu isi. Izajya ikurwanira, imbaraga z'Imana zirahe ngo zikurwanire, izaguhindurira amateka, iragutabara igihe kigeze. Nuko uyubaha ukemera kwinjira mu bana b'Imana, mu muryango w'ubwoko burinzwe n'Imana, maze Imana ikagutabara. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ariko duhaguruke dusenge. Ni bande bafite umugambi wo kwinjira mu bwoko burinzwe n'Imana? Abinjiramo rero nta wundi, ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose, abamwemeye bose, bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Ninde ushaka kwakira? Mwebwe mwese muhagurutse, ushaka kwakira Yesu ari bwo bwa mbere, niba uhari manika ikiganza cyawe. Cyangwa hari ibibazo wagize ku buryo wumva utagihagaze neza muri iyo nzira, manika ikiganza cyawe. Yesu aracyatanga imbabazi. Haleluya. Niba uhari manika ikiganza cyawe. Waba uhari kugira ngo Yesu aguhindure amateka. Arahindura amateka yo mu rugo rwawe, arahindura amateka yo mu kazi kawe, arahindura amateka y'imibereho yawe, araguhindura amateka muri uno mwaka turikirimo. Yesu ahindura amateka. Manika ikiganza cyawe uze dusenga Imana. Uhari ashaka kwakira Yesu bwo bwa mbere aratambukazi. Tumusengera Imana, kandi Yesu aramugirira neza, ibyawe birahinduka, amateka arahinduka. Niba uhari ngwino, wari waje hano. Mana idufashe cyane. Abandi namwe humura, turabo mu bwoko burinzwe, ibyo waraje bigenze neza, kuko igihe cyo gutabarwa cyawe cyageze. Abashaka yuko abatabara bumva igihe cyo gutabarwa. IREMBO RYERA TV.